Yes, nanone rero drink ibisanzwe kuri ya YouTube channel yanyu Imarashavu TV. Rero reka turebere hamwe uyu mugabo Elon Musk. Ndabizi wowe ukimara kubona iyi foto cyangwa se ukimara kubona bino ikimenyetso cy'uyu mugabo wahise utekereza byinshi cyane, uravuga ati uyu mugabo ashobora kuba hari igitendo yakoze cyangwa se ashobora kuba hari byinshi agezeho muri aka kanya. Rero ikintu cya mbere ngusaba ni ukubanza ugakanda subscribe munsi y'iyo video, ahandi tugakomeza n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero ngira ngo urabizi ko mwawuno mwaka turi gushaka nyine kubaka ikintu bita umuryango mugari wa Imarashavu TV. Nyine murabona hari amacano menshi cyane agiye atandukanye meza akora ibintu byinshi cyane kandi nyine byiza bijyanye n'ibyo nkora. Ahubwo reka uyu mwanya turebere hamwe uyu mugabo Elon Musk nyine tumenye byinshi cyane. Gusa nyine bimwe tugiye kurebera kuri uyu mugabo uyu munsi, hari byinshi cyane uyu mugabo nyine akomeza kugenda akora. Hari bimwe na bimwe nyine uyu mugabo akora bigatuma nyine abicyamamare icyamamare hano ku isi ndetse no muri Amerika, nyine ugasanga ni icyamamare kirenze cyane. Ariko nyine reka uyu munsi turebere hamwe umwanya wa Elon Musk yaba ahagazeho mu bakire batunze amakipe. Aramutse nyine aguze nk'ikipe wenda nka Liverpool, yaba ahagaze kuwe mwanya, cyangwa se nuwe mwanya nyine yaba ahagazeho aramutse aguze iyi Liverpool, nyine ni uwe mwanya yaba ahagazeho. Elon Musk se w'umugabo nyine, mbega we bamufata nkaho ari papa w'abakire, ni se ukize kurusha abandi ku isi. Aherutse kuvuga ko umuhungu we yifuza kugura ikipe ya Liverpool. Ese byaba bimeze gute cyangwa se byaba bihagaze gute? Icyakora ba nyiri iyi kipe Fenway Sport Group bahise bavuga ko itagurishwa bitewe nyine nuko batinyuye uyu mugabo. Uyu mugabo afite amafaranga menshi cyane. Ndakeka mu mwaka wa 2024 yari ari kubarirwa nyine amafaranga agera kuri miliyari 400. Ubu rero zishobora kuba zaranazamutse, nabyo turaza kubireba turebe uburyo nyine uyu mugabo yujuje miliyari 500, kandi ko nta cyifuzo na kimwe barakira kijyanye no kugurisha ikipe yabo. Bibaye ko Musk cyangwa se Elon Musk yegukana iyi kipe yo mu majyaruguru y'Iburengerazuba bw'Ubwongereza, nta gushidikanya ko iyi kipe itazabura amafaranga, cyangwa se nta kuvuga ko nyine iyi kipe yazigera ibura amafaranga na rimwe, kubera ko nyine uyu mugabo afite amafaranga. Kuko uyu muherwe washinze Tesla akaba nyine n'umuyobozi wa X, afite umutungo abarirwa kuri miliyari 400 z'amapaundi akoresha muri icyo gihugu. Gusa nyine izi miliyari 400 nuko nyine amafaranga ye yarataraba, bari bataragira nyine bayakonfirma neza, bavuga ati aya mafaranga niyo afite mu mwaka wa 2025. Reka dukomeze nyine turebere hamwe byinshi cyane kuri uyu mugabo. Ariko se uwo mutungo wamushyira he mu bijyanye n'ubutunzi bw'abakire batunze amakipe mu Bwongereza? Nyine ni gute nyine byaba bihagaze, cyangwa se ni kuri rwego mbese byaba biri kugira ngo abe yaba nyine umukire nawe waba ufite ikipe hano ku mugabane w'Ubwongereza? ICK News yaguteguriye nyine urutonde rw'amakipe 10 ya mbere muri shampiyona y'Ubwongereza yaba atunzwe n'abaherwe nyine. Elon Musk aramutse ashoye nyine amafaranga muri Liverpool, byaba bimeze gute? Cyangwa se we yaza ku mwanya wa kangahe? Nyine we bamubarira ku mwanya wa kangahe aramutse nyine ashoye ku ikipe amafaranga, nawe akaba yagura nyine ikipe? Rero reka ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo bakunze kwita John Henry wa Liverpool. Atunze miliyari 4 n'amafaranga miliyoni 200 z'amapaundi. Ku mwanya wa 10 nyine haba hariho John wa Henry nyiri Liverpool muri iki gihe, kandi niwe nyine uyoboye Fenway Sport Group, itsinda rigenzura nyine ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe nyine ya Boston Red Sox yo muri Amerika. Mbese nyine nk'uko bakomeza kugenda bavuga, nyine uyu mugabo
uyu mugabo Henry bavuga ko nyine uyu Elon Musk nyine we nyine aramutse afashe iyi Liverpool byaba bimeze gute, byaba bihagaze nyine gute mu kuba nyine afashe iyi kipe, cyangwa se mu kuba nyine ari we nyiri iyi kipe byaba bimeze gute, byaba byifashe gute. Henry yakuriye mu muryango w'abahinzi ba soya, kandi nyine yakoresheje ubwo bumenyi kugira ngo yinjire mu bucuruzi, biza kumugira nyine umuherwe w'akataraboneka hano ku isi. Ubu ngubu ngira ngo nyine niwe uri kuvugwa, bari aba Bill Gates bose bagiye hasi, ba Jack Ma bose nyine bari munsi yiwe. Ahubwo uyu munsi nyine niyo mpamvu nanjye nahisemo kuvuga ati uyu mugabo aramutse afashe ikipe ya Liverpool akayigura byaba bimeze gute, byaba bihagaze gute, kugira ngo nyine babe bakomeza noneho kugenda banamushyira hejuru. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo bakunze kwita Todd Boehly wa Chelsea. nyine uyu niwe atunze miliyari 5 z'amapawundi. Ku mwanya wa 9 nyine hari Boehly waguze Chelsea ku mapawundi nyine miliyari 4 n'amafaranga na miliyoni 25 muri Gicurasi 2022. Nyine nka gutya nyine urabona nyine uru ni urutonde rwakozwe kugira ngo hagaragare nyine uburyo aba bagabo bagiye bafata ano makipe bahagaze. Dore ko n'ejo bundi nyine nari nshaka kubategura noneho ubu ngubu byifashe gute, ni ikihe gisubizo bahereza Elon Musk kugira ngo nawe abe yafata iyi kipe. Uyu muturage wa Amerika yagize uruhare mu gutanga miliyari 1 y'amapawundi mu kugurira Chelsea abakinnyi mu mpeshyi y'umwaka ushize. nyine ni umwaka wa 2024, niwo wari ushize. Yari yagize nyine uruhare mu kugurira iyi kipe nyine abakinnyi. Ku mwanya wa 8 turasanga aho bakunze kwita Joel Lewis wa Tottenham Hotspur, atunze nyine miliyari 5 z'amapawundi ndetse nyine na miliyoni 800. Joel Lewis atunze ikipe ya Tottenham Hotspur, yinjiye mu bucuruzi ubwo yatangiraga gufasha ikigo cy'ubucuruzi bw'amafunguro cya se mu mujyi wa Londres, mbere yo kukigurisha agatangira nyine ubucuruzi bw'amafaranga. Ubu afite agaciro ka miliyari 5 z'amapawundi, kandi ashora imari mu masosiyete nyine menshi, harimo NK Group afatanyije na Daniel Levy ufite agaciro ka miliyoni 500 z'amapawundi. NK Group ikaba nyine ifite ubwigenge bwose kuri Tottenham Hotspur. Uyu mwanya rero reka turebe uyu mugabo wa 7, Josh Harris wa Crystal Palace. Nyine uru rutonde rwakozwe mbere nyine aba bagabo bafata iyi kipe nyine, mbese bafashe aya makipe bimeze gute. Atunze miliyari 5 na miliyoni 700 z'amapawundi. Harris afite gusa 18% bya Crystal Palace, ariko uyu muturage nyine wa Amerika uyobora Apollo Global Management ni umuntu ukomeye mu bucuruzi nyine butandukanye bwa hafi na hafi. Afite amakipe muri NBA, NHR na NFR, ndetse akaba nyine anashora mu mikino y'imodoka ndetse n'ahandi henshi cyane agiye hatandukanye. Rero ku mwanya wa 6 turahasanga uwo bakunze kwita Nassef Sawiris wa Aston Villa. Uyu nyine wa Aston Villa atunze miliyari 5, atunze nyine miliyari 5 na miliyoni 900 z'amapawundi nyine. Uyu mugabo nyine nawe murumva ko nyine nawe afite agatubutse, nubwo nyine bimeze gutyo ariko nawe afite agatubutse. Rero Nassef Sawiris yashoye imari muri Aston Villa muri 2018. niwe mwana muto mu bana 3 ba Onsi wa Willis, umuherwe w'umunyamisiri, akaba nyine ari nawe washinze sosiyete ya Orascom ikora nyine ibikorwa by'ubwubatsi n'ubuhanga mu ikoranabuhanga nyine hariya mu Bwongereza. Nubwo nyine
batakomeje kugenda babishimangira cyane, bavuga ati byifashe gutya, uyu mugabo nyine afite ubutunzi bungana gutya, cyangwa se bakomeze kugenda nyine bamushyigikira cyane. Uyu mugabo nyine yakomeje kugenda atangaza abantu benshi cyane, ubwo nyine yagendaga nyine mbese abasha kugenda mbese yagendaga nyine abasha kugenda atungura abagabo benshi cyane, yatunguraga abagabo benshi cyane bitewe n'uburyo nyine bitewe n'akazi yakoraga. Noneho ku mwanya wa gatanu turasanga Shahidi Kana wa Fulham nyine atunze miliyari 9 na miliyoni 700 z'amapaundi, nk'uko nyine bimeze kuri Kroenke. Shahidi Kana nawe nyine yashoye no muri siporo yo muri Amerika, kuko nyine ni umuyobozi w'ikipe yo muri NFR yitwa Jacksonville Jaguar nyine, urumva nawe nyine uyu mugabo akaba arenze kandi akaba afite amafaranga menshi cyane. Ku mwanya wa kane tukaba turasanga uwo bakunze kwita Star Kroenke wa Arsenal nyine na miliyari 12 z'amapaundi. Umuyobozi wa Arsenal Stan Kroenke ari ku mwanya wa kane, afite agaciro nyine ka miliyari 12. Uyu muyobozi nyine w'abarashi nyine yakuye amafaranga mu bikorwa byo kubaka nyine cyane amazu y'ubucuruzi n'amazu nyine yo guturamo nyine. Mbese muri make urabona hari ibihugu ubu ngubu usigaye ushoramo nyine amafaranga yawe, ugasanga nyine ubonye amafaranga menshi cyane. Rero ku mwanya wa gatatu turasanga Sheikh Mansour wa Man City atunze miliyari 17 z'amapaundi. Sheikh Mansour yaguze ikipe ya Man City mu kwakira 2008, ayihindura nyine ikipe itwara ibikombe. Mansour avuga ko mu muryango w'abami w'ubuyobozi bwa Amerika y'Amajyepfo, United Arab Emirates, akaba nawe vice president nyine ndetse na ministeri wungirije w'iki gihugu nyine cy'uburasirazuba. Ku mwanya wa kabiri turasanga aho bakunze kwita Sir Jimmy Ratcliffe wa Man U, atunze miliyari 29 z'amapaundi. Sir Jimmy yatsindiye 25% bya Man U muri kamere y'umwaka ushize. Uyu mukire nyine wa mbere mu Bwongereza yabonye amafaranga menshi binyuze mu kigo nyine cya Enos gikora nyine ibijyanye n'ubutabire. Iki kigo kandi gifite nyine kandi amakipe arimo Nice yo mu Bufaransa, Lausanne yo muri Suisse, ndetse n'ikipe ya Mercedes ikina Formula 1. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo bakunze kwita Elon Musk mu gihe yaba aguze Liverpool yaba ari ku mwanya wa kabiri na miliyari 400 z'amapaundi. Uyu umushoramari agaciro k'amafaranga karahindagurika cyane bitewe nyine n'agaciro k'ibigo bya Tesla na SpaceX, ariko ubu niwe muntu wa mbere nyine ukize ku isi. Anafite X yahoze nyine ari Twitter, kandi nyine vuba aha yagiye mu bikorwa bya politike nyuma yo kugirana umubano mwiza na Donald Trump nyine. Namwe ngira ngo murabyibuka, ngira ngo nyine murabizi. Rero ku mwanya wa mbere turahasanga, wakibaza ati niye mpamvu itumye tutahasanga uyu mugabo Elon Musk? Nta yindi mpamvu rero, reka nyine tuyirebere hamwe. Ariko usibye ko nyine uyu Elon Musk nyine ari byo nyine bahoze bavuga ko afitanye umubano munini cyane na Donald Trump. Saudi Arabia PIF ya Newcastle itunze miliyari 538 z'amapaundi. Ku isonga ikigenga cya Arabia Saudite Public Investment Fund akaba aricyo gitunze ikipe ya Newcastle United. PIF ishobora nyine Public Investment Fund ishobora ku bw'inyungu za leta y'igihugu, bityo ikagira nyine umutungo munini, ikagira nyine amafaranga menshi cyane, aho imibare y'ubu igaragaza ko ifite agaciro ka miliyari nyine 538 z'amapaundi. Rero umva aya makipe ya Premier League richest owners
harimo ikipe ya Liverpool nyine ya nako iya mbere twabonye ko ari Newcastle ya Saudi Arabia PIF, kabiri ari Liverpool ya Elon Musk, gatatu nyine cyangwa se na kabiri urabona, kabiri gatatu Man City Sheikha Mansour, Arsenal Stan Kroenke, Fulham Shahidi Kana, Aston Villa Masefu Sawihisi, Crystal Palace Joseph Harris, umunani Tottenham Joel Hemisi, icyenda Chelsea Todi Bohenry, Liverpool John Henry. Nyine uku nyine akaba ari niko nyine urutonde rwifashe mu kuba nyine aya makipe akomeza kugenda nyine akora nyine ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye hano nyine ku mugabane ndakeka nyine ari ku mugabane w'Ubwongereza ndetse no muri Amerika hose. Nyine uyu Elon Musk yo bakaba bakomeza kugenda bavuga ko nyine afite amafaranga menshi cyane bitewe nyine n'ibikorwa afite. Si Elon Musk uhabwa amahirwe yo gutunga triliyoni y'amadolari mu gihe cya vuba, kuko nyine ku mwanya wa kabiri hazaho Gautama Adani w'umuhinde, nawe ashobora nyine kuzatunga triliyoni mu mwaka wa 2028 mu gihe nyine amafaranga yinjiza yakomeza kuba 123% nk'uko ariyo nyine mpuzantego y'ibyo yinjiza mu ngingo yiwe cyangwa se mu bijyanye n'ubutunzi bwe. Rero reka ngubwire ukomeze kugira ibihe byiza, none gusaba gukanda subscribe munsi yo video kugira ngo nyine ujye ubona n'ibiganiro byinshi.